Yaho imitwe y'uyu Steven imitwe ye ipfubiye nyuma yaho aboneye yuko urukundo rwe na Asiya Uwanyana Madamu Pastor Inzahuki ubungubu breaking news ubungubu arimo aramwishyuza ibyo yamuhaye amuhonga mu rukundo. Muri ibyo ngibyo harimo machine, muri ibyo ngibyo harimo kamera, muri ibyo ngibyo harimo telefone, muri ibyo ngibyo harimo televiziyo, harimo n'ibindi tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ubu Steven ni umugabo uteretesha ibintu nyuma yaho amaze kubonera yuko isosi ye iguye mwinshishi. Uyu mugore w'ikizungerezi akabona Asiya nawe ibi ngibi ntago ari kubikozwa. Asiya nawe arakagira ati wa mugabo wenda kwiyamye ujya kuza sinari nguhamagaye, telefone ujya kuza wasanze nyifite, imashini, kamera, ibyo byose wasanze ubifite, n'ubundi dufite channel y'Inzahuke ikora neza. Wa mugabo we ahangaha niho rero ruzingiye. Uyu nguyu Steven aragira ati urampa ibyanjye, ndetse Steven uyu nguyu akaba agiye no kwimanukira. Haracura iki muri iki kiganiro uri bwumviremo ibyo utigeze wumva. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Hafi Aha TV, twongeye kubasuhuza kandi tubasabira umugisha n'amahoro biva ku Mana. Tuboneyeho umwanya kandi wo gushimira abantu mwese mwakoze subscribe n'inkunga mwaduteye, kandi iyi nkunga turayirekonesa. Imana ibaho umugisha. Reka kandi nawe utarabikora ubikore, tujye twibanira mu nkuru no mu biganiro. Ni iki kiri kuvugwa mu isi y'amakuru? Mu minsi yashize twagiye tubagezaho inkuru z'inkundo hagati ya mama Pastor Uwanyana Asiya ndetse n'uyu Steven, Pastor Steven w'umudiaspora. Ntago ndi bwinjire muri byinshi, sindi bujye muri detaye ngo inyarusange ngo nikoze mu rubungo ngaruka ikibungo. No, ndagerageza mvuge ibikenewe. Ati gute? Murabyibuka yuko amambere byakomeye cyane, ariko urukundo rwabo cyane rwakomejwe n'amajwi yaje kuba yumvikana y'urukundo rw'uyu nguyu Asiya ndetse n'uyu nguyu Pastor Steven. Barakundanye kandi bikavugwa yuko ari na Mutesi waje kuba yabahuza. Ibyo ngibyo singiye kubyinjiramo. Breaking news rero, Inyarugenge inkuba zongeye gukubita. Steven yongeye gutigisa imbuga nkoranyambaga. Uyu Steven rero murabizi yuko baje gukundana, nyuma Asiya yabona byageze muri media yarashakaga yuko bizabibanga. Ubundi Asiya we ngo yashakaga yuko bazatungura abantu bakumva ngo ubukwe nka kuriya nyine byagenze bya Mutesi. Mutesi buriya yatsinze abantu icy'umutwe. Twagiye kubona amafoto Mutesi yarahiye yagiye mu rukiko, yabikoreye n'iyo ngiyo yitaruye umujyi. Rero na Asiya nawe, Asiya nubwo nawe
aba muri media, aba kuri iyi mihanda, ariko aranayitinya, atinya na kamera z'iyi mihanda, atinya aya maso y'iyi kamera. Yari yarabwiye Steven yuko ibintu byose bagomba kubikora mu ibanga rikomeye cyane, ariko Steven agashaka yuko rimwe na rimwe basohoka ngo bajye no muri hoteli banaryoshye n'iki, ariko Asiya ngira ngo muri audio mwarabyumvisha, Asiya akamubwira ati no, urabizi yuko kamera ziba zimpiga, abanyamakuru baba bangendaho, ntago byakunda. Steven akagira ngo rero Asiya ntago bimurimo, ariko Asiya kenshi muri audio mwarabyumvaga ko yamubwiraga ati rega nanjye ndashaka kurongorwa. Muribuka no muri audio se yajyaga amubwira ati rega nanjye umubiri ubumereye nabi, rimwe na rimwe bikaba ngombwa yuko ngenda nkicara mu mazi akonje. Ibyo singiye kubigarukamo, nubwo ako kantu, nubwo abantu bakunda ibishegu, ako kantu kuko ngo iyo yagiraga kuko Asiya ngo iyo agize santima nyinshi agenda akicara mu mazi akonje, cyangwa se agahita akaraba amazi akonje, akaba aricyo kibimara. Ako kantu kagarutse mu matwi y'abantu, kandi ako kantu baragapureyinze cyane. So uyu nguyu rero Asiya aza gushiduka iby'urukundo rwe n'uyu Steven byagiye hanze, kandi atashakaga yuko bijya hanze. Asiya aza kumenya yuko uwabishyize hanze ari nyir'ubwite, ari uwo bakundana Steven. Nta kindi rero cyahise kibaho, hahise habaho gushwana. Steven ikintu cya mbere yahise akora habayeho gushwana, yahise atangira gusohora ariya majwi, ariko kandi ayo majwi Steven yayohererezaga uwari kuzaba marene wa Asiya. Noneho uwari kuzaba marene wa Asiya nawe atangira kuyasharinga mu bayutubazi ba hano i Kigali. Uwo marene mbabwire yuko nawe ni umudiyasipora, nawe aba ibwota Masimbi. Asiya rero akibyumva gutyo, acyumva ukuntu amajwi ye ari hanze, biramubabaza cyane. Kandi nawe byakubabaza niba hari ikintu Asiya aregeretana n'iyi saha, ni ukuba yarahuye n'uyu Steven bagakundana. Niba hari ikintu kirya mu mutwe uyu Asiya, reka mbabwire, hari ibintu abantu baba bataravuzeho, hari n'ibintu abantu baba bataramenye. Asiya akimenya iby'aya majwi, akimenya yuko yageze hanze, ibi bintu Asiya yarabirwaye. Asiya yarwaye umutwe udakira, kugeza n'ubwo Asiya yahoraga kwa muganga. Muri iriya minsi y'ubukwe bwa Mutesi, Asiya yari umurwayi umeze nabi cyane. Noneho byakongeraho biriya bitutsi bya Mutesi, Mutesi ari kumuvuga ngo umugore w'ingegera, ari kuvuga umugore w'igisambo, ari kuvuga ukuntu umuntu uhemuka muri ubwo buryo Mutesi ngo yafura akajugunya. Mu yandi magambo, Asiya na n'iyi saha ntago ariyakira kuba ariya majwi yaragiye hanze. Nubwo habaho ibintu byo gusabana imbabazi, na n'iyi saha mu mutima w'uyu nguyu Asiya ntago ibi bintu biramushiramo. Nubwo Mutesi yamusabye imbabazi, nta mbabazi zigaragara zivuye ku mutima yigeze amuha.
uyu nguyu Asiya rero iby'inkundo aba abishingutsemo. Mu kubishingukamo rero kandi ibintu byasaga naho byageze ku rundi rwego. Uyu Steven yari yaramaze kwisetingamo yuko ibintu byaciyemo. Steven amafaranga aha Asiya amukorera amasitoke, mbese n'umuryango w'uyu nguyu mama Pasiteri Uwanyana nabo bari bazi yuko babonye umukwe, ndetse umukwe w'umukire. Dore yuko uyu Steven arateretesha ikintu bita amafaranga. Mu rukundo ifaranga ararimena. Yakwemera ngo n'umushahara n'inzara ikamwica, ariko ngo iyo ari mu rukundo ateretesha ibikorwa, apana amagambo, apana ya mitoma. Ariko kandi ngo nawe akagira ingeso ya mbere, agira ngo umubiri wamunaniye ukubagana cyane urehareha. Ikindi akagira ingeso yo gukamera uwo bakundana buri gikorwa cyose, buri action yose ye y'umukunzi we. Mbese ni nk'umupaparazi. Iyindi ngeso, afata amawodiyo umukunzi we bakundana, iyo bari kuvugana ibyo bavugana byose aba birikodinga, aba ari nka CID mu rukundo. Ibyo ngibyo kandi si ubwa mbere, si mama Pasiteri Asiya Uwanyana bibayeho gusa. Ibi ngibi yabipfuye na Ketchup, uyu mudamu w'umukinnyi wa filime mama w'impanga. Barakundanye nawe bigera kure. Ketchup akaba mu nzu nziza kubera uyu Steven, atunga telefone ihenze kubera Steven, yambara isaha irenze kubera Steven. Umukobwa aragenda aracya araryoha kubera Steven. Ariko kandi baba bahuye baba bari kuvugana akamurikodinga, baba bahuye akafata amashusho. Igihe kimwe amashusho aza kuyashyira hanze ari kumwe na Ketchup. Ibyo ngibyo barabipfa. Murumva yuko ni ingeso yifitiye, ni uburwayi yifitiye. Mama Pasiteri rero arangije afata ibintu by'urukundo rw'uyu nguyu Steven acishamo umurongo. Nyuma yo gucishamo umurongo rero, Steven ngo yaricaye arakarikira. Tekereza amafaranga yose yahaye Asiya, tekereza amaminerivare yashyize ku bana ba Asiya, atekereza telefone yamuguriye ukuntu ihenze, atekereza kuri kamera yahaye Asiya ukuntu ihenze, atekereza kuri mashine yahaye Asiya ukuntu ihenze. Kandi uyu mugabo avuka mu muryango ukennye, hariya iwabo i Rusizi, ukennye by the way, ukennye. Ariko kandi bivugwa yuko kuva yagera i Burayi, kuva yatangira gukorera amafaranga, nta n'ikintu yigeze awufasha, ahubwo amafaranga abonye yishyirira mu nkumi, mu bagore. Steven amaze kubara ibyo bintu byose yumva mama Pasiteri amucitse gutyo, n'imitungo yose yamushyizeho, yumva yabahiye. Breaking news rero, ubu ngubu Steven yakamejeje kuri mama Pasiteri Asiya Uwanyana. Aragira ati urampa kamera yanjye, aragira ati urampa mashine yanjye nakuguriye, aragira ati urampa telefone yanjye nakuguriye,
aragira ati urampa televiziyo yanjye nakuguriye. Jesus Christ. Uyu mugabo nahoze ndeba ubutumwa abantu bari gukomeza bagenda bandika bavuga ngo uyu mugabo ni ikigwari kabisa. Hari n'abakoresheje amagambo ntashobora gusubiramo hano, bavuga ati se umuntu w'umugabo ni gute atanga nta gahato, yarangiza kongera uwahaye bashwana akavuga ngo arashaka yuko ngo babimusubiza. Kandi baravuga ati wapu ubu ni ububwa, ubu ni ubusurubu kabisa. Ngayo rero Steven aravuga ati rwose ntago nabura byose nk'ingata imennye. Ahangaha rero niho tugaruka, aho Steven ntiyatagetinze uyu nguyu mama pasiteri ngo baryamane. Ibyo mwirirwaga muvuga cyangwa se ibyo abantu bakunze kugarukaho cyane bavuga ngo Asiya ngo yaryamanye n'uyu nguyu Steven, ibi ntibishobora kuba bidekaraye yuko uyu Asiya atigeze aryamana n'uyu Steven, yuko Steven ari kuvuga atekereza akavuga ati se umuntu ntigeze mbona n'ubwambure bwe, umuntu tutigeze turyamana, umuntu nkatiye tutarigeze turyamana, ibi bintu byose namushyizeho nabihomba. Ibyo bintu byose abantu bari kubitekerezaho. Ariko se kandi iki ngiki tukibaza, ibi bintu byari bikwiriye? Ko buriya iyo umuntu yagiye mu rukundo byanze bikunze hari ibintu ahomberamo, harimo n'ibyo yungukiramo. Niba ari umunyabwenge nk'icyo yaba yungukiyemo hano Steven ni isomo, bikwiriye ibingibi kumusigira isomo. Hari ibyo yahuriye nabyo muri uru rukundo rwe na mama pasiteri ashobora kwigiraho kugira ngo n'ikindi gihe bizamufashe. Hari n'abandi bagiye bahonga, ariko abo bahonze bikarangira badakomezanyije, bikarangira harimo n'abagiye bagura amazu, n'abagiye bagura ibibanza, bakagura amamodoka cyane, ni wowe agatelefone n'akamashine ngo na televiziyo. Ariko rero buriya urukundo rw'urugurano ruba rumeze nka za nkweto zimwe zishashagirana, zimwe kabisa wambara ari nshyashya ikaba iri gushashagirana ukayisohokana, ariko mu gutaha igataha yacitse. Hari abantu urukundo rwabo ruba ari pirate. Mbere yo gutanga umutima babanza bagatanga ibifatika. Sinzi Steven ubanza afite nta cyizere yigirira, aba yumva akunda kumva yuko nta muntu wamukunda atagize ibyo amuha. Nyamara mbona ari umugabo mwiza, sinzi icyabaye. Ibi bikwiriye kumusigira isomo. Siya rero nawe aragira ati iyo televiziyo uyimpa wasanze iwanjye mfite televiziyo. Aragira ati umpa iyo kamera wasanze mu nzahuke dufite kamera, dufite channel
umpa mashine wasanze tweditinga dufite cano, ibyo byose mbifite. Umpa telefone wasanze mfite telefone, ntago nari umwana, ntago nari umumineri wo kugurirwa telefone, nanjye ntabyo nguha. Ngaho rukomereye rero, ngaho umuriro ugiye kwakira. Steven ati ndamanuka, nintanamanuka ndashyiraho umuntu ugomba kubiha, nutabimuha ku neza urabimuha ku nabi. Steven ari guteguza abantu ama episode y'urukundo rwe n'uyu nguyu Pastor Asi, Mama Pastor Uwanyana Asiya. Abantu bakaba bavuga ati haracura iki, abandi bakavuga ati buriya uyu mugabo ni nk'umusazi, tuzashiduka n'ibyo tutigeze twumva, n'ibyo tutamenye byabereye hagati yabo mu rwihisho, uyu mugabo ashobora kuzabivuga. Ariko kandi ikintu gishobora kuzabikomeza uyu mugabo akavuga ibintu bikomeye, nuko uyu nguyu Uwanyana atamuha bino bintu ari kumwishyuza. Nk'abakunzi rero, nkawe ukurikiye iyi video, udukurikiye, okay, uri umudamu, uri umukobwa, umusore aguhaye ibintu muri buriya buryo, akaguhonga ibyo aguhonze mu rukundo, nyuma mugashwana, mwamara gushwana akabikwishyuza, eske wabimusubiza? Jyaho ngaho hasi muri comment tubwire, wabimusubiza koko? Ibi bintu sinari mbimenyereye, numvaga yuko nyine iyo watanze mu rukundo uba watanze, iyo urukundo rutaraninze ngo rukomeze ubwo nyine ubuhiye. Nese ubundi icyaruta urukundo, icyaruta uwo wari warakunze ububuze ni iki? Kereka niba uyu Steven atari yarakunze uyu nguyu Uwanyana, hari ibyo yaramukurikiyeho yabona atabibonye, akaba noneho ari gushingira avuga ati uransubiza ibyanjye. Rero igihe kizatubwira ibizakurikiraho, natwe turahari, amakuru tuzaba aba mbere. Yewe icyo nabonye cyo, uyu nguyu Steven ari kuvuga ngo nawe afite channel, ngagiye yewe gukora n'ibiganiro. Ubwo ngubwo ukuri tuzagenda tukumenya, hanyuma niba uyu nguyu Asiya azava kuke ibintu akabimusubiza, nabyo tuzabimenya. So reka ngushimire wowe wakurikiye iyi video, ntugende udakoze subscribe, ndaje dukomeze n'izindi.